136 umurongo wa mbere. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime Imana nyamana, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime umwami w'abami, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Dusimbuke kuri 7. Nimushime iyaremye ibiva bikomeye, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye izuba gutwara ku manywa, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Yaremye ukwezi n'inyenyeri gutwara nijoro, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimushime yakubitiye abanyegiputa abana b'imfura babo, ikabica, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimutegere iryo jambo. Igakura Abisirayeli hagati yabo, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Mana, turi imbere yawe, turagushima kuko uyu mugoroba wabanye natwe. Turi imbere yawe mwami, twebwe abangana gucya tuje kumva ijambo ryawe. Turagusaba kuducisha bugufi kuko umuhanuzi Isaya yabivuze. Turasaba mwami kutubabarira kugira ngo twezeshwe n'amaraso yawe, twezwe n'amaraso yawe, tubashe kuvuga ijambo ryawe, nabicaye baryumve, uganiriza imitima yabo kugira ngo iri jambo rigira akamaro muri uyu mugoroba kuri buri wese wicaye ahangaha n'abandi bari ahandi. Iri jambo ryawe ribafashe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turashima Imana kuko ari inyembaraga, kuko ijambo ribivuze ngo imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Turashima kubw'uyu mugoroba ubaye udasanzwe mu buzima bwacu. Intizo nkunze kubitekereza nkanabivuga, navuga ko ari umugoroba w'inyongezo mu minsi yo kubaho kwacu. Wewe aya masaha ufite ni amasaha y'inyongezo. Nubona iri joro urarikesheje ni inyongezo, nubona ejo wirije umunsi ni inyongezo. Mana shimwe. Nuzaza ubona burije burakeye, uzumenya kuko bitari bisanzwe mu buzima. Kuko no muri iyi mihanda tuyigendamo tukabona turaberewe, ariko mukanya bakakubwira ngo mugenzi wawe awuguyeho. Uja mu murimo, mu byo ukora, wagira ngo ugiye gushaka amaramuko cyangwa se umusaruro wo mu buzima busanzwe, akabubwo bidakunda gutaha. Gira ngo mbabwire mu minsi turimo ni inyongezo, kubera ko kubaho kwacu biri mu ibanga ry'Imana. Muri mukuririmba indirimbo ivuga ngo kubaho kwacu ibanga ry'Imana. Babwiye ngo ntihagire uzamura ukuboko atubwire iminsi asigaje ku isi. Uwo kuzamura ababeshi kandi ikinyoma gifata. Ariko abenshi twabaza iminsi bagize y'amavuko boyiwe, kuko ubu nyine buri muntu wese asigaye ashaka ngo bizihize umunsi w'amavuko yiwe. N'abasaza b'imyaka 80 bari mu kubaga bakahamagara abantu ngo baze ngo bizihize iminsi y'amavuko yabo. Ntaco bitumare mu murimo w'Imana, habe no mu miryango ntaco bibamari, ni ukujya gusa mugahaga mugataha. Ariko kugira ngo tumenye iminsi dusigaje, umusaza umwe ngo niwe wavuze ati nimuze ngo babaza isanduka araribi ndio muzampa kandi ntiyararwa. Yashatse kumenya, nzamutekereza uwo musaza nkabona yari umunyabwenge bwinshi cyane. Wenda siko abantu benshi babibona, kandi biragoye. Habe niyo urwaye bakakubwira ngo ko turabona iyi ndwara yawe ni indwara ikomeye, umurwayi azacika intege akaba yofige. Ariko iyo yatekereje kwibariza isanduku akaribika, akamenya ngo isanduku riri mu cumba, nimba ryari munsi y'igitanda akariryama hejuru. Ariko murumva bene umuntu ntabwo asanzwe. Nawe uzumenya ngo iryawe riri hari yabayabariza cyangwa se mu kindi gihugu hatari hano, nubwo utarirara hejuru, ariko iminsi dufite niki dusigaje ni inyongezo. Barishimwe cyane. Niyo mpamvu dukora twihuta kugira ngo tureke iperimisi twatakaje mu gihe tutitwaye neza muri iyo minsi, kugira ngo tuyigaruze, kugira ngo turebe ko twoyibyaza umusaruro, kugira ngo mu gihe tutagenze neza
umurimo w'Imana cyangwa se tutarawuzamo, urabona imyaka dufite si mikeya yo kubaho ku isi. Hari igihe tutagenza uko Imana ishaka, turagira ngo dukore bwangwe twihuta, burije burenda guca, kugira ngo tugaruze iriya minsi tutitwaye neza, kuko iminsi dusigaje ari mike. Dusomye iri jambo ry'Imana uyu munsi, tutaramye igitaramo ni ikidasanzwe mu buzima bwacu, ariko n'imigoroba yatambutse twarataramye, ariko uyu mugoroba ntusanzwe kuko ntitwari tuzi ko tuwugezamo. Nuzoza utarama uzumenya ngo utaramye none, ejo ntushobora gutarama, ariko igitaramo wataramye kigira umusaruro mu mutima wawe, nubwo ejo utotarama bitewe nuko Imana yabishatse kutagezayo, nanone bya bitaramo wataramye bibe byaragize umusaruro mu bugingo bwawe. Bakomeje kutubwira ko ngo tuganire hejuru yo kuramya no guhimbaza, ntitubitindamo cyane. Abantu benshi bazi ko kuramya ari ukuba bafite ibikoresho bya muzika nk'ibi, amabafure, ibi bicurangwa, izi za mikrofone tukaririmba amajwi yo hejuru akumvikana, amadrumu, abantu bagaterana ari benshi. Aba bagenzi banje bakomeze kumbwira ngo dutumire abantu, bamwe ntibaboneka, ndabizi icyifuzo cyabo kwarugira ngo izi ntebe zuzure ndetse zisagutire n'izindi. Ntabwo ariko kuramya turi kumwe. Abantu batekereza ko kuramya ari uko tuba dufite abashirika benshi cyane tukaririmba amajwi menshi. Kunze gutegera abantu bo muri South Africa baza baririmba, nawe ukumva aho uri kuraje nko kujana nabo kandi bari kure kubera kuririmba, kuko izi ndirimbo zo tubabwire zifite akamaro. Indirimbo Dawidi ngo yaririmbiraga umwami Sawuli ngo abadayimoni bakamuvamo akaba muzima, agatururukwa, akamera neza, ngo yumva gusa aramucuranga akanaririmba agakira. Muzategere iyo bacuraza bagakutamo ziriya ntutu bari abatamba, uzamva amarangamutima akazamuka. Buriya murabona kujya dutamba, murabona ko sentizima abantu bakamenya bamaze ko sibyo, nukubera ko bibyutsa amarangamutima. Noneho mwanaririmba bigatuma habe n'uwari ufite kwiyahura yogaruka, uwari ufite umutima ubabaye akanezerwa kubera ko mwaririmbye. Ditubinenga iyo muririmba mugacuranga, haruza yaje afite ikibazo agategera indirimbo, agategera ibi bivuga byose, agategera ibisobanuro by'indirimbo, agahemba mwe ntimubimenye, ariko mukaba mwavuye abantu bari barwaye, mukaba mwavuye abantu barafite ibibazo, mukaba mwavuye abantu baje bakoroganya mu mago yabo, kuko indirimbo ni umuti ukiza indwara zikomeye. Nimwavuze igitaramo mwacise, wikorere buriri bwawe wigenge. Wa munsi Yesu yasanze uriya muntu wari ugize iminsi hariya, ngo aramubwira ngo iyo abandi baje, iyo marayika yururutse akiruruka mu kidendezi, abafite ababo bazabarengeza bakabashiramo. Naho jewe singira uwanjye, je singira abandi ntabo kundengeza. Yesu aramwitegereza, ni nkaho yomubwiye ngo nje naje uyu munsi ndi uwawe, naje ndi uwo mu muryango wawe, naje nsimbura abarya bose wifuza ko bakurengeza bakagushyira mu kidendezi. Agahinda wagize iyi minsi yose, ubwo wabonaga abagenzi bawe bari barwaye babashira mu kidendezi bagakira, ubwo wabonaga abagenzi bawe mwari mugize iminsi murwaranya ahangaha ku bitanda bataha, wewe ugasigara, naje kukuvura ko gahinda. Niyi ndwara wari urwaye, ikorere uburiri bwawe ugende. Mana ishimwe cyane. Iyo turamye Imana, kuramya Imana suko tuba turi benshi, kuramya Imana suko tuza hano kuririmba mu rusengero mu makanisa. Mutekereza ko ya masaha tuba tuje gutangira amateraniro, abarimbyi bagahaguruka bakaririmba, abantu batekereza ko ariko kuramya Imana. Yego ni ukuramya, ni uguhimbaza, ariko rero kuramya nyako Imana ireba, ntireba ibyuma bivuga, ntitegera amajwi yacu, ntireba ubwinshi bwacu, ntireba kwitabira kw'abantu, ntireba ubwinshi bw'abakristo bo mu itorero. Oya, Imana ireba ubugingo cyangwa umutima
uvamwo ayo magambo uko umeze. Turi kumwe? Muramba bari hari abantu babampamagara ibo ntibazi ko ndi hano nabo babe baretse rwose. Kuramya ni inzira yoroshe yo kwiyereka Imana. Iyo turamya dusabana n'Imana. Kuramya kandi ni uguhamagara cyangwa se ni ugukomanga ku marembo y'ijuru. Ijambo rya mbere ni uko umuntu aba afite umutima uboneka, kuba ucabuka, kuba ukiranuka Imana, kuba uzi ko ntacyo waharitse mu mutima wawe, kuba uzi ko ntacyo umutima ushinzwe. Nubwo turi abantu ariko hari igihe umuntu amenya ko umutima wiwe hari icyo ushinzwe. Umutima navuga ko nicyo kintu mu ngingo z'umuntu, umutima niwo ushobora kukubwira ngo wakoze ikintu kandi duwuburanye ugaceceka, ariko uzi ko umutima nama wawe ukubwira ko ari. Iyo uzi ko ukiranukira Imana uba utuye mu buzima bwo kuramya. Iyo tugenda tuba turamya, iyo turyamye tuba turamya, iyo turi hano turirimba tuba turamya, iyo turi mu mirimo yacu tuba turamya, niyo dusinziriye tuba turamya. Dawidi niko yavuze ngo woza ukanta tugatata umutima wanje nsinziriye, wosanga ntaco nigeze mberereka, nta kindi kintu. Ni ugukomanga ku muryango w'ijuru. Maombi fungura, maombi gusenga kwatumye igihe Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe ngo babona nta kundi byogenda, baratekereza ngo bakora iki. Bigira inama, bararirimba ngo mu gicuku mu rukerera, ntibigeze babona urufunguzo rwo gufungura, kandi ngo bari bahambirijwe iminyururu ikomeye, kandi inzugi ngo zari inzugi z'ibyuma zitashobora kumenwa. Inyuma hari abarinzi, ngo bararamya mu ndirimbo, bararirimba. Ijuru rirabumva, riraza rikingura imiryango. Umurinzi ngo agire gusanga umuryango yatekereje kwiyica, ariko baramubwira ngo ntugire uko wigira, turi hano. Arabaza ngo se none ngire gute? Baramubwira ati emera wizeye ubatizwe nawe mu rugo rwawe. Kuramya gutuma umuntu ashobora kwakira agakiza. Kuramya gushobora kuvura imitima y'abantu bataramenya Imana, ariko mu gihe turamya natwe imitima yacu itaducira urubanza. Kuramya ni ugukomanga ku muryango w'ijuru. Ni amaboko aturwanirira. Iyo turamya tuba turi mu ntambara, tuba turwana intambara, tuba turi mu rugamba. Ni amaboko aturwanirira. Ikindi, iyo turamya Imana niryo banga n'isoko y'imbaraga zacu. Usonye muri Nehemiya igice cya 8 umurongo wa 10, niryo banga y'imbaraga zacu. Ijambo rigira kabiri nukubaka umunara muremure ngo hagati yawe n'Imana, bituma dusingira Imana. Kandi kuramya ngo nukubyutsa Imana aho ibyagiye mu mitima yacu, nukuyibyagurura muri twebwe mu bugingo bwacu, igahumeka. Kugira ngo turi kumwe. Iyo turamya Imana nukubyutsa Imana mu mitima yacu. Abantu batekereza ko ari ukuyimanura iva mu ijuru, nukuyibyutsa mu mitima yacu, kayibyagurura aho iri. Imitima yacu idafite icyo idushinzwe.
tujanirane. Dawidi mu mabuye atanu yitwaje ayatora, bavuga kuko muri ayo mabuye ariyo yitwaje yica Goliyati. Bamabwirira ijambo. Ibuye rya gatatu ngo ni ibuye ry'ibyishimo. Mu rubyaro rwa Yakobo naho ngo umwana wa kane witwa Yuda yitwaga kuramya no guhimbaza. Hari abantu baba mu nzu y'Imana bataza bishima. Dawidi aza guhabwa ubwami atsimbura Sawuli, babanje kumusukaho amavuta. Bamaze kumushyiraho amavuta barakunda bamugira umwami wa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo zamuteraga ibyishimo, ngo nibyo byatumaga ngo atsinda intare n'idubu iyo zazaga kumurwanya. Turi kumwe. Aya mavuta niyo yatumaga mu gihe yahuraga n'ibitero bikomeye cyangwa intambara yagiye yahura nazo zirimo umuhungu we Abusalomo n'umukuru w'ingabo Yoabu, abo bantu bose izo ntambara yagiye yahura nazo, ndetse n'igihe cy'inzara cyateye mu gihugu n'ibindi bigaragazo n'intambara yahuye nazo, zamuteraga kurinda kubera ko yasutsweho amavuta. Byaba ngombwa ngo umunsi umwe umwami Sawuli amuhiga, ngo Dawidi araza amusanga ahari, umwe muri mu basirikare aramubwira ngo noneho tugize nyagasani, mwami ureke tumwice. Umwami aramubwira ntabwo bishoboka, uwasutsweho amavuta ntabwo nshobora kumubangurira inkota ngo mwice. Zategwaga n'aya mavuta. Iyo turamya no guhimbaza tudafite imbaraga z'umwuka wera tuba tubesha. Hari ukuramya ukaramya ariko mu matwi y'Imana ikumva urusaku ntacyo yumva kuko nta mbaraga z'Imana wambaye. Hari ukuramya gutuma Imana ishobora kugira icyo ikora kubera kuramya kwawe. Hari ukuramya nako kubupfu. Soma muri Amosi igice cya 6 umurongo wa 5. Reba Amosi. Yes. Rero kuramya ni imibereho. Wahabonye? Some Saravuga ngo bakiririmba inanga, sorry gatoya, bakiririmba inanga n'indirimbo z'ubusa. Naho bakiririmbira bakihimbira inanga n'indirimbo z'ubusa, bakiremera ibicurangwa nka Dawidi, bakanywera vino mu nzuho, bakihezura ibiro, bakihezurira nushaka kurekera ngo abumvise. Hari igihe abantu bavuga ko bararamya ariko ari ukuramya kubusa, kubupfu kudafatika. Imana nta gaciro ibiheza. Iyo urebye akenshi ntabwo mbigereranya n'ibi ngibi, hari igihe usanga ubu nyine abantu baririmba n'umuvuduko mwinshi, muracuranga mwakora kuri iki cyuma gutya, umuntu wese ukabona ari hejuru abe n'igishagashi. N'umuntu winjiye muri yaje yamoye akanyanga ukamubona nawe yajanye n'abandi, ukabona abantu bose banezerewe, ariko rero ugasanga umusaruro ni mukeya. Bishatse kuvuga iki? Satani ntabwo yanga ngo tugira impano, ntabwo yanga ngo duhanura, tiyanga ngo tuzuzwa ngo tuvuge ku ndimi, tiyanga ngo tuvuge ijambo ry'Imana, tiyanga ngo dutanga haleluya, tiyanga ko duterana. Ibyo byose arabishaka, ariko icyo yanga ko twera imbuto. Turi kumwe? Ntashaka ko twera imbuto. Sintinda ni hafi gusoza. Kuramya ni imibereho, ntabwo ari igihe twaje mu ikanisa. Mwe muzamutekereza ngo ni igihe twaje mu ikanisa. Ni imibereho y'umukristo, ni imibereho y'umuntu mu by'Imana yaturemeye.
icyambere n'ukwiramya. Hari abantu bihisha ahantu nko mu gakinga kamwe abageni bageze bajamo, kandi yageze akicaramo akifukira urupande, ariko akaba akora kubita ijisho muvema zose zihazibera mu nzu. Kandi kujya yageze amenya ngo nyirabuka uyu mukecuru nubwo ndi umushitsi azatanga ubwanza, cyangwa se agira ubuntu, cyangwa se ni muzima, cyangwa se tiyorosha, kandi bataravuga gusa ahamureba gutatambuka no kumuzanira ibyo kurya, kumuvugisha bukeya akaba yamwiza, kandi akazareba muvema zo muzi ukuntu zihazitambuka, ariko yigize iki umushitsi, kandi ejo azanasohoka abantu bamubona, ariko akicara agize ate yipfukira. Hari abantu baje mu nzu y'Imana baripfukira bagira ngo bihishe Imana, kandi bakavuga ko barakorera Imana. Umurimo w'Imana ntubabamo, Imana ntibabamo, n'iby'Imana ntibibabamo, kandi bazavuga ko bizeye Imana ariko Imana ntibagirira icyizere. Abo bantu bari mu gakinga, hari ahantu bihishe, bazaguma kureba muvema yo mu itorero gusa ukuntu ibintu biba bikorwa, ariko baba bicaye bunamye, bazabona ibintu ariko bo ntibabibamo. Nikora gusa bari tubabarira. Kuramya ni imibereho y'umuntu, ni imibereho y'umuntu, ntabwo ari ibintu circonstanciel cyangwa occasionnel, ntabwo ari ibintu kuramya, ntabwo ari ikintu ngo ni nk'umurimo gukora cyangwa nkora bampa contrat, cyangwa nasaza bakampa passion, cyangwa nakora amakosa bakampa revocation sans préavis bakanirukana. Oya, yose marishwe. Haleluya! Kuramya n'ubuzima bwacu, ni imibereho yacu, si ibintu dufitiye kontra izashira, nitunasaza tukavaho abazazi ikindi kizazi, ngo kuko ari Imana ihoraho kandi imbabazi zayo zihora iteka ryose. Kera abanyisiraheli ngiyo bazaga kwandika izina ry'Imana babanzaga bagakaraba, ngo baza kwandika izina ry'Uwiteka bakoga umubiri wose, kuko ngo iryo zina riteye ubwoba, sijyo gupfa gusa. Ariko twe turivuga tuzi ko tudakiranutse, ariko kuko imbabazi zayo zihora iteka ryose, niyo mpamvu itatwica. Bana tubabarire. Simbitindamo. Abantu bazi ko kuramya ari ukuza mu kanisa kari gashaya. Oya, ibyo nibyo ni kimwe mu kuramya. Ariko rero ubuzima bw'umukristo, nimba ugenda kuraramya, nimba uryamye kuraramya, nimba uri mu kazi kuraramya, kubera ko umutima wawe umunsi intumwa zari Yerusalemu zitegereje umwuka wera, zaza zisenga Yesu amaze kubakugwamo, amaze kuzuka yagize iminsi 40 ngo haba agenda avuga iby'ubwami bw'Imana, arazamuka aragenda, ngo barasenga cyane. Iminsi 10 ishize mu mwuka ruruka, hari mu gitondo saa 3, ngo bavuga kundi, Roho wa Bwana akashuka toka mbinguni kama uvumi wa upepo. Ngo inzu bari barimo ngo bavuga kundi, barasohoka hanze. Petero ngo arababwira ngo musijane, ntabwo twasinze, bari tumejaza Roho wa Bwana. Wa undi mwishi mwagaraguje agati, ujya mwavuze ngo bamwica amaraso yiwe nashaka zabaho n'urubyaro rwanyu, niwe wabikoze. Wa undi mwishe wa munsi, ndetse ababwira ati na Stefano yaza bibabwira, niwe wabikoze. Kubera uwo munsi gusa imbaraga z'uri guteze ijuru, hakizwa abantu ibihumbi bikabari. Bani shimwe cyane. Abantu batekereza kuko urebye itorero ry'ubu nyine uyibaza icyari gwaje ukakibura, usanga abantu bose uko bangana. Uzitegereza uzagenzure, ndabeza devoir muracabona hari udumika idubura. Mumbwiye hano ino muri mu mahanga hari udumika idubura, muvuge cyane. Taho udumika idubura, kandi gitangaza iwacu twageze ducumbikira abashitsi tukabaryamisha, byaba ngombwa akakubwira ngo genda ukama inka yawe uheza abashitsi amata,
ubatekera icyayi, bakinjirana umubyeyi umwe akamubwira ngo uracumba imitsi mitatu, akabikora. Uraraza abashitsi babiri, nawe uraraza umwe, akimuka. Si nico gusa, twaza kwitegura ibiterana ariho udumara ameza ari umikutana, bagahoma, bagategura amazu, bagahoma amarangi, bakamesa imyenda cyane. Inoga muzamu wakumesa ni mu mujyi kubera imirimo myinshi iri andi bazamesa buri munsi, bakitegura kandi bagatanga ibyabo, bakimuka mu mazu, bakimuka ku mariri, tukarara mu birambi, byaba na ngombwa tukicara tukimukira abashitsi. Ariko hano mureka kudubura se ngo nabashitsi babavuze mu bijyamo byanyu, reka na amata se bababwiye ngo mubakamire, reka bakubwiye se ngo utange ibyawe. Uduma ziracadubura wa muracaja ku mistari muzamuyita sorti, ariko sorti nimuja mu tubari ni sorti, nimuja ni sorti. Ibintu by'Imana ko biragenda bitezuka. Cyakora dufite icyo twiringa, ijambo ry'Imana riravuga ngo itorero azagishira ngo ridafite ikizinga n'umunkanyari, azagishira rigera. Imana ishimwe cyane. Uzitegereze mu ikanisa abantu bose bari mu kunezera, ariko wumva imbuto abantu bahabera. Iwacu hagaze ubona mu giterane cy'abantu igihumbi, ukabona nk'umukecuru umwe hariya avuga ku ndimi mu gace kikamukata, undi hariya abantu bose bagacece kugira ngo basukiriwe amazi bagategera. Ariko ubu nyine usigaye usanga abantu 200 bose bakamabwira ku ndimi. Nta discipline yo mu ikanisa, kandi nugira ngo urabacashe baragira izina bakwita. Ndabeshe inayo tirama Samweli ngo yari ku gicaniro cyangwa se mu masengesho. Reka tuvuge mu ihuduma, katuvuge amahombi. Dawidi ngo ahunga Sawuli kuko yamuhigaga kumwica, ngo abona n'ahandi yohungira ari Nayoti. Ngo ageze yasanga Samweli yarakamejeje ari mu masengesho, yaciye agati. Ngo bukeye Sawuli atuma ingabo kuza gufata Dawidi, ariko ngo zishiteho nazo zirafatwa, atuma izindi zirafatwa. Aravuga ati ariko aba bahungu nabo ntabwo ari abasirikare kamirifu, reka nigendere. Kumbe hatse umuriro, ijuru ryarahururutse, bariko bararamya bari mu mbaraga z'umwuka, ko bararamya bahagaze neza. Niko muhanda zaririmba ngo simama gipange sawa sawa, bahagaze neza. Kumbe Samweli yacanye igicaniro, ko arenyegeza ko arasenga Imana, akomeje kuba mu buntu bw'Imana, mu bwiza bw'Imana, ava mu bwiza yinjira mu bundi. Dawidi nawe aramusanga, barafatikanya. Ngo nuko Sawuli yibesha kuko agiye ahantu wasanzwe, baje gutunguka atangira guhanura. Abantu baribaza ngo se yeme na Sawuli asigaye hanura ku musozi w'i Karumeli. Eliya ngo n'abahanuzi ba Baali ngo rumaze gutigira neza, kuko Eliya yarazi kuko ntacu umutima umushinja. Ngo arangije ngo arababwira ngo ngahe ni mubanze mwebwe. Bafata imfizi barazitemagura, nuko ngo barahamagara Imana itumva, Imana itabona, Imana itavuga, tiyari kuvuga. Imana itumva, tiyari kuvuga. Biranga ati nimugaragaze, baritemagura biranga. Ariko arababwira ati nimwigire. Nuko nawe atamba ibitambo, arangije ahamagara ijuru, yohereza umuriro rigata bya bicaniro n'amazi yose. Abantu bazashaka kuvuga bakavuga ngo hari ya muri Karumeli, ngo hari mu matayo ya Eliya, bakavuga ngo yarazi strategy y'iyo ntambara. Yego, muzamubwira ngo Satani twogwana nawe tutari mu mbaraga z'umwuka, iyo strategy se kumugwanya tukayikura taho. Umwuka ni utubwira ngo nimugende gutya. Hari ndirimbo bagaze baririmbo bakavuga ngo Satani akitoke kuma umukwepe ujifiche kwa Yesu. Sitarudi nyuma maishani, nitainua bendera ya ushindi, bendera ya Yesu inapepea, bendera
barashimwe cyane. Kuri uwo musozi hagaragaye Imana nyamana, nuko Eliya yari ahagaze neza. Elisa amaze gutandukana na Eliya, amaze kumukugwaho, ageze kuri Yorodani ngo afata wa mwitero aho kubita muri Yorodani icikamo kabiri, arambuka. Abantu baravuga ati koko wa mugabane wa Eliya yawusigiwe. Nuko ngo arazara umudugudu yagezemo ngo awugeremo abasore ati dore ka gasaza ku ruhara, ngo arabahindukirana arabavuma hafa abantu barenga 40 uko bibeshe batunze urutoke umuntu w'Imana uhagaze neza uharamye Imana. Hari igihe uzatunga urutoke umuntu uhagaze neza uharamye Imana neza bikakubera umuvu. Mara tubabarecha ni muzamuramye ntimukazamutekereza ko ahangaha, muzamutekereza imitima yanyu imeze, muzamubaza imitima yanyu, uzubaza umutima wawe, uzubaza ngo wa mutima wanje umeze gute, uza wicara wibaze. Nubwo kuramya ntabwo Imana ireba ko turamya kubera ko turi benshi, inakureba uri wenyine, waba uri kure y'abandi, waba uri hafi y'abandi, waba uri ahantu mu bwihisho, ariko ikireba ni umutima wawe. Namani je madari wa Shamu kasoro yake alishinda kasoro yake kashauliwa ewe Namani nenda Samaria kama wako utapona. Kashauriwa ewe Namani nenda Samaria kama wako utapona. Barashimwe cyane. Imana iradusaba ko twiyeza imyanda yose kugira ngo tubone uko turamya, tube mu buzima bwo kuramya no guhimbaza, duhagarare neza. Imana nizozi tubone ibone itwishimira. Ndakunda kuvuga abakobwa ngo bari muri mukoko babasenga Imana ni kera gasebi kuragira ni none kera ko tutaraba muri uwa mushodango ya mbere ngo babasenga bari batanu ngo bukeye nimba baragize iminsi 5 nimba 6 sinibuka neza uwabimbwiye umusaza ngo barasenga bagumwume iminsi 5 muri mukoko gahaba nimbe kandi nta muriro bari bafite abarushahi rwinshi. Noneho ngo barangize barasenga bagumwuma, bamaze kugumwuma ngo noneho umwuka aramurengeza mujana ku giti cy'icufu, aramubwira ngo utore kimwe cya mugenzi wawe ko ari batanu, umwe kimwe undi kindi ngo arabitora aragaru, umwuka aramugarura. Abana batoga baza bumva ari nk'imigani, muzaze mbaye bitabo by'amateka byabaye iwacu iby'Imana yakoze hariya ku misozi y'Umurenga. Ngo arabizana ngo aheza umwe kimwe undi kindi, mugenzi wabo waguye umwuma ngo adashoboye gukanja, bagaragaza kugira ngo bamuhembure, ariko urukayura umubana bwinshi ngo barasenga kujya bahumirije ngo bahumure, babona kose begeranye ibiti by'ibivunja, batumuriro baramwotesha, barazamuka barataha ngo batunguke mu muhana. Abakobwa bari muri uwa musho bagizaho ni ka bari mu gushaka bakashiri inyuma, akuna ugasanga si umukobwa si umugore kandi si umugabo, ngo batunguke mu muhana. Mwarimu ati nimugire vuba abanyanaka baraje, ariko urabaza abakobwa bari muri huduma bavuye mu gitaramo neza babatera indirimbo, bazabita gucya bakirana, ukavuga ngo ijuru rirororo kwinjiza. Ngo ati nimukore vuba bakora, ngo arababwira ati mugende muzana itara. Hari igitara ryabaga ari rimwe mu muhanda canga byo taragikanitse, nawe ni umuntu nyine w'umusirimu wari gusa ari yo. Ariko ubusiko bimeze ubu byarahindutse. Abatwaye itara ati hari itara ko riraka tuyabyita, kumbe hari umuriro w'Imana, hari ikorema Imana gusa yabashiriyemo. Kujya bazanye ko kujya babegera amahombe ko baragomba kubikiza impaguma ngo bashike ati ko mwambwiye ngo hari itara ngo nti wazuribona ati nata baza baramya muri mukoko. Imana ikavuga ngo koko mwabakobwa ndi kumwe na Yose story. Haleluya! Barishimwe cyane. Umuzungu witwa Scott ngo yageze kuri uriya misozi ngo yumva ngo ni nk'isuba kimufasha, aravuga ngo abari kuri iyi misozi ngo abamisiyonere ntibazahageza ubutumwa bwiza, ahubwo imbaraga z'Imana zizabafata zonyine ntibazabwirizwa. Abasedwa n'abanorvege n'abandi
ntibashitse iwacu bagaruka yari mu mushasha ariko imbaraga z'Imana zazifatiye abasaza b'iwacu n'abakristo bakira imbaraga z'Imana bakanena karuga Imana. Umunsi ngo bariremera mu giterane sinza nibuka nimba umukecuru umukobwa mwene wanyu ngo avuga kundi nimba ari kinoroveje nimba ari gisedwa bari bafite ikibazo cy'itorero ryabo iwabo ngo bumva aravuze avuga amakuru yose uko yakabaye ngo baravuga ati nimuzane wa muntu atubwira amakuru ati ayandi yazavuga ameza ati yavuze amakuru yiwacu ati none atubwira dusobanurire ati ndiyo menye izo yazavuga iyizi yo mvugo natwe tituyizi yazavuga iyo mvuga ati mvugo yiwacu yavuze amakuru yiwacu yose yari yatuyobeye yayatubwiye. Yemewe duheze swe abakobwa bari bahagaze ku murongo neza uzamwitone nete wakarya ijuru bararamyaga ijuru rikabaki. Umunsi mwari ya mubiziba ngo baba basenga sivuga amazina yawo umusaza umwe ngo umwuka aramurengeza muta hejuru hirya y'igiti cy'ijugwe warangiza babo baramuhamagara tese runaka uracariho ati mukomeze musengera iyo ngiyo naje ko ndasengerera imbaraga z'umwuka we. Turamye Imana uzutekereza ngo se ndi mukuramye Imana neza Imana iri mukunsuzuma ikabona ndaberewe meze gute. Hari amakuru y'Isirayeli tuzatuguma kuvuga ariko iwacu bakoretse ibitangaza tutazabona ibyo twisiguza imbere y'Imana ngira ngo turi kumwe. Muza mwumva umugabo umwuka wera yaterewe bari mu rusengero amutura ku kandi karenga baje kwisanga yamenye ko wa munsi yari yagendeye muri Segwa cyangwa se Filipo umunsi umwuka muteru undi nawe ngo yari yegamiye igikuta ndango ni mugahwera hasenga ngo aje kwisanga yisanga hanze inzu buhome ntiyamenye uko byagenze yisanga. Kuramya ni imibereho n'ubuzima bwacu ariko rero ni ryari batuhaturamya Imana ikabona ko twaturamya ukwiye n'igihe tuhagaze neza umwuka naza ngo azababwira n'ibyo ndakora niko Yesu yavuze azababwira ata mambo ya nyakati azababwira nibizaba mwemere mureke twemere umwuka we atuyobore ni wakati wa kujilinda siku hizi dunia imekuwa mbaya siku hizi kuzimu kumezuka mambo ya ajabu siku hizi dunia imekuwa mbaya siku hizi kuzimu kumezuka mambo ya ajabu. Yesu ashimwe. Ni wakati wa kujilinda siku hizi dunia imekuwa mbaya siku hizi kuzimu kumezuka mambo ya ajabu. Haleluya. Mwebwe muri mukwiyambika ubusa mukaja ku mavideo mukereka abavyeyi banyu ubusa bwanyu kweli. Ni wakati wa kujilinda siku hizi kuzimu kumezuka mambo. Amasaha yampa yarashize gusaba nongera iminota. Mwabakobwa mwe n'abamama mukiyambika ubusa mukifotora basobukwe n'abanyoko bukwe baso n'abaswa bakabareba abana bacu basaba hangayisho sana mwirinde cyane turi mu bihe bikomeye cyane. Ni wakati wa kujilinda siku kuzimu kumezuka mambo ya Bartore cyane. Ni wakati wa kujilinda siku hizi dunia imekuwa mbaya siku hizi kuzimu kumezuka mambo ya ajabu. Umunsi umwe ngo
muri Dar es Salaam nibagize izina ryiwe Moses Kolura ngo yerekwa inama satani yakoranye n'abadayimoni ngo muri iyo nama hariho ordre du jour ivuga ngo mugende murwanya abagabo n'abagore batandukanye iyo urugo rusenyutse itorero riba harishira imbaraga mugende mubwira abakristo kudatanga icyacumi ijambo rigira kabiri mugende mubwira abakristo bazabihana ibyaha ntibakazabihana ibyaha iyo bihanye ibyaha barangiza bagapfukama bagasenga mwebwe abadayimoni bashinzwe kurwanya amasengesho y'abera ikirere cyaratabaguritse cyose ndimuza amakuru amasengesho ari mu kubacaho akagera ku Mana Imana ikazana ibisubizo bikabageraho mukaba muraferinze niko Daniel byagenze ngo bamushatse impamvu ngo babona nta handi babona impamvu ni ku Mana yiwe ngo baraza bakaza kumutata basanga ngo ari mu cyumba yakinguye idirisha ryerekeye Yerusalemu ngo ahasenga baramufata baramujana bamuta mu rwobo rw'intare ngo barangije umwamaza mu gitondo ngo yibambura mu gatondo kare kare ngo araza ngo arabaza ngo Daniel we uracyariho aramubwira ngo nyagasani we ntaco nagucumuye ndetse no kuwiteka Imana yabashe kundinda mu rwobo rw'intare ngo bari babanya amakomantere azavuga ngo baza begamirana n'intare barataramana n'intare baratsindana ijoro rira intare zamwisiriteho ntizumve ko ari umuntu kandi burya umuntu azajya kuko azajya umunyu kurusha inyamaswa ariko ntizamwe kubera abakristo bihana bari mu gusenga amasengesho akagera ku Mana Imana igatanga ibisubizo niyo mpamvu abantu batakikihana n'ubu mara satani yashatse guteza mu itorero kugira ngo amasengesho atagere ku Mana Mana tubabarire cyane mube maso biyane ibiduhuza zakanya gato kugira ngo Yesu naza satani ashaka aho bazarimbukana arashaka aho bazajana mu muriro mu mworera ariko nimuhagarare kigabo dufite inkomezi dufite insinzi Kristo Mana ishimwe cyane ibintu biri ubu nyine biteye isoni n'agahinda n'ubwo ukabona umuntu ariko n'ugutangara itureka ndeke kubisubiramo hasibyo gusubiramo mwe mubibona gute muzamubyibaza mu bitinda ariko hari icyo satani azakora akakwereka ko uri smart hajya bazabita abastari uri umusitari mbabaze hari abantu mukubona bagitenga iyo aba batengaga abantu nimuri kubona abantu batukana kuri social media umuntu akamata undi ukagira ngo none yamwiciye uwiwe ibintu biri birakomeye cyane umwana mutoya agatuka umubyeyi w'imyaka 60 nta n'isoni baza kumubwira ngo yaye ngo na views nshaka uko no mukristo mu Rwanda ushaka views tukababyeyi bangana na sona mama wawe ko turashe kandi abo bararaba izi za kamera ntubona uriya muhungu wayintunga tacarakora ariko ndagusaba ntiyagira umunsi ntukazuza gufotora abavuga butumwa n'abaririmbyi ngundi munsi uzoje kuri kamera ngo uyivugireho ibitutsi Mari tubabarire turamye Imana nuzoza wumva ubuzima bwa kiroho buragabanutse kisima chale kingali akila mubwira ngo mfasha tambayeho ntakujuja gukaba wanyi faranga byacitse mu rugo ja kumukaba umubyizi w'amasengesho kera umuntu ndi yageza adakubwira undi ngo ngwino uje kumfasha guhinga akaba nk'ugusunika ukabona umubyizi urawuzamuye mukaba nkaba bagariga uri mukaba nkaba gaca ukabona murakiranga uzu ukaba mugenzi wawe umubyizi w'amasengesho Mari tubabare cyane kubera iki mukaba amasengesho yo gukemura ibibazo byo nako amafaranga yo gukemura ibibazo byo mu mago yanyu kubera ko ntoza ngo ngubwire ngo mfasha kambayeho zancikanye
za komeye icyo umuntu akurusha wemera manshimuse akoze b'Imana kuko turaje mu tibyoba bigishobotse hata watiponda ponde kama misumari ibi by'Imana ntitwoba tukibivuyemo ngo bikunde tibyoshoboka tutasonga mbele tutaendelea mpaka Yorodani ko turayireba turi ku nkombe hari abasabye umugabane wabo baravuga ngo bo ntibazambuka Yorodani ngo bazaguma hakuno abandi barambuka baragenda baragwa igihugu bahabwa imigabane yabo ariko bakubera intambara zo hakurya nizo hakuno zarabamaze kubera kuko utambutse Yorodani intambara zose ziri mu kuza zikagusanga wabaye nka mukaroti ngo abajaga isodoma ngo bamwibazagaho bakabona ko araja yereka arahindukiye ko araje isowari abavuye isowari nuko haba ikimenyetso kigisha impaka kila siku niwe bakomeza kuvuga baguma gukoraho buri munsi gucya kubera ngo abaturistike bazaga buri munsi gukora kuri iyo nkingi yabaye igihigo ntuzukura kubera kuko bazagira ko kuraje isowari abavuye isowari bagira ko kuraje isodoma kwambuka Yorodani tuve hakuno turabuka kuko ibisubizo ntibiri hano biri hakuno kandi ugira ngo twambuke Yorodani irimwe imivumba irimwe ibigeragezo irimwe intambara tuzahura n'inzitane n'ibibazo ariko twambuke tuve hakuno tuje hakurya ijambo ry'Imana ridufasha ku izina ryayo